nitwa Barada, ikiganiro ni Barada Vibes. Abantu benshi rero munzi kuri radio, yenda wowe ushobora kuba utarunzi, ariko ni nkaho maze hafi imyaka 20 nkora ibiganiro birebana n'urukundo, ngira inama abantu mu birebana n'urukundo. Ushobora kwandika cyangwa se ukambaza, muzumva hanini mbagezaho ibintu 10 byagufasha kwitwara neza mu rukundo, ibintu 10 biranga abakundana. Ahanini ngaruka ku rukundo, ariko ngasoma ibyo abahanga batandukanye, abantu batandukanye bagiye bandika, cyangwa se nkabaza n'abantu batandukanye duhuje b'abanyarwanda, bakambwira ibintu bitandukanye bishobora gutuma urukundo rugenda neza, cyangwa se mu kwinenga, mu kwisuzuma mu rukundo, hagamijwe yuko urwo rukundo turugira rwiza. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu byerekana ko ari imibonano mpuzabitsina ibahuza gusa atari urukundo. Muri kumwe nanjye Barada. Nyabuna wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye nkora. Mu bakundana, cyane cyane abatarashakana, mwebwe mwitwa ko mukundana, hari igihe ushaka kwibaza ariko uru ni urukundo cyangwa harimo ikindi kintu. Aha rero hari ibintu bitandukanye bishobora kukwereka ko iyo muhuye, wowe muhungu cyangwa wowe mukobwa, cyangwa se mwebwe mukundana, ibibahuza atari urukundo ahubwo bishingiye hanini ku mibonano mpuzabitsina. Ushobora kwibaza ati se ibyo bintu ni ibihe? Hari igihe rero akenshi uzarebe iyo muhuye iteka muhuzwa no gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa se muba mwitekerereza kuryamana gusa. Ahangaha ni hahandi niyo mutekereje kubonana cyangwa se guhura, mutekereza ahantu hari butume iyo gahunda yanyu iri bucemo. Akenshi muhura nijoro niba binashoboka, cyangwa se niyo muhuye ku manywa muhurira ahantu biri butume gahunda zanyu zishoboka. Iyo muhuye iteka no gukora cyangwa muba mwitekereza kuryamana gusa, cyangwa se mugahurira mu cyumba mudashobora guhurira ahandi hantu, cyangwa se ahandi hantu hari abantu. Kubera iki? Kubera ko muba muri busy, mufite gahunda mwateganyije muza gukora. Akenshi aho muri bujye, akenshi ndavuga cyane mu guhura kwanyu, dusangira agafantase, duhure tuganire, oya, ahubwo toujours musanga murimo mwerekeza ahari uburiri gusa. Ahangaha nimbivuga, hari igihe nduvuga ngo hoya ngo ntabwo ariko bimeze. Wowe ku giti cyawe ushobora kuba wumva koko ugiye guhura na sheri, mugiye kuganira mugira gute, ariko se iteka ni wowe upanga cyangwa ni we upanga? Iyo apanze uzarebe gahunda apangamo, apanga azerekeza hehe? Gwino nsange mu rugo nsure, gwino tujya hanaha, aho hantu musanga muri babiri mwenyine nta bandi bantu bahari. Aho hantu hari butume gahunda yo kuryamana iza kugira gute, iza gushoboka itagoye. Cyangwa icyo kintu ugomba kugitekerezaho. Hari igihe wowe ushobora kuba nta kibazo ufite, ariko ugasanga muri uko guhura mwebwe ntago ari wowe ubipanga, mugenzi wawe akaba ari byo afite mu mutwe, atari urukundo gusa ahubwo abifitemo muri iyo gahunda. Wowe rero ukaba wumva nta kibazo gihari, ariko mu by'ukuri ariho biganisha. Ujye ubisuzuma ubirebe neza. Ikindi kintu rero kindi ushobora kwitegereza ugasanga atari urukundo gusa ahubwo mushyira imbere cyane imibonano mpuzabitsina niki, nuko nta bandi bantu bajya bababona muri kumwe, kuko aho mwakorera iyo sex yanyu niho muha agaciro gusa. Iyo murangije aferi zanyu, umwe yihutira gutaha, n'undi agacaho akagenda mukajya muri gahunda zanyu. Noneho rero iyo hatarimo gahunda yo kuryamana biba bimeze gute? Nukuvuga ngo iyo nta gahunda yo kuryamana umuntu aba ari busy, ni hahandi ntimushobora guhura. Reka ntanga urugero ahangaha. Niba umukobwa ari mu mihango cyangwa atari muri mood yo gukora imibonano mpuzabitsina, ntago muzahura. Hazaboneka impamvu uwo muntu abe busy. Kubera iki? Kuko atari muri mood cyangwa adashobora gukora iyo sex. Nukuvuga ngo ariko iyo gahunda zo gukora ibintu zibonetse, icyo gihe haraboneka. Nukuvuga ngo ubundi ikindi gihe aba ari busy, urumva, ntaboneka, ntabona umwanya, ntago abashaka ko mubonana. Kubera iki? Kubera hari impamvu iri butume sex tari bubi. Icyo gihe rero aba busy, ntafatike, ukamushaka ukamubura. Ahangaha rero iyo uwo muntu umeze gutyo, uwo muntu witwa ko mukundana, iyo akubabaje ntabwo bimucira amashati, ntabwo bimukoraho, kuko nta kindi kibahuje, ntabwo harimo rwa rukundo. Njya mvuga nti ese mwebwe murimo mukundana, mwebwe ufite umusheri muri aka kanya wumva iki kiganiro, bakuyeho sex bakavuga ati ntabwo dukora imibonano mpuzabitsina, hasigara iki? Ubona hari ikintu cyasigara? Ubona umuntu mwagumana mu gihe mudakora cyangwa mudahuzwa no gukora iyo mibonano mpuzabitsina? Ahangaha rero ugomba kubitekerezaho. Iyi ni Barada Vibes, naho ngende Barada. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bitandukanye
mbagezaho. Ikindi kintu kindi rero kinakomeye mu bajene ugomba gutekerezaho, ikibazo ushobora kwibaza, uyu muntu uramuzi? Ntuzi neza ibyo uyu muntu mukundana, nta makuru ahagije umufiteho, nta nshuti ze uzi, ntuzi rimwe na rimwe icyo akora. Hari n'igihe usanga n'umuntu azi izina rimwe naryo akaba azi izina ry'irihimbano, ugasanga nta kindi kintu umuziho, ntuzi iwabo, ntuzi umuntu bavindimwe, ntuzi icyo akora, ntuzi iki. Kubera iki? Kuko nta rukundo rurimo. Harimo guhura gutyo gusa, mugira gute, musabana, muhuza ibitsina gusa, ariko nta kindi kintu kirenze aho ngaho. Sinanze ko mukuri iyo mibonano mpuzabitsina, ariko nanone niba ari imibonano mpuzabitsina n'urukundo, ugomba kumenya mpagaze hehe. Ni hahandi bijya bitangaza ukumva ngo umuntu yitwa Rasta cyangwa ngo yitwa Keza, ariko ibindi nta na kimuzi. Ikindi kintu, niba koko umuntu mukundana ugasanga umuntu arababaye, umuntu afite ibibazo, umuntu yenda yapfushije, umuntu se amaze iminsi atagaragara, ariko ntuzi wabo, ntuzi ikintu na kimwe. Kuki? Muhurira kuri telefone, ibiganiro byanyu byose ni kuri telefone. Uri hehe? Gwino tubonane, mugahurizwa mwigira mu buriri gusa. Ubwo koko wowe icyo gihe wicaye wavuga ko urwo ngurwo ari urukundo? Ikindi kintu rero nanone ushobora kureberaho, nuko uwo muri kumwe ntabwo akeneye cyangwa ntashaka kumva ibyawe cyangwa iby'inshuti zawe. Niba rero ari uko bimeze kandi muhora mukora sexe, ubwo si urwo rwaba ari urukundo cyangwa rwaba ari iki? Ntabwo akeneye kumva ngo byagenze gutya, amakuru yawe ntayakeneye. We ikimuraje ishinga ni icyo ngicyo gusa. Ese koko ubwo uwo ngo yaba ari inshuti? Yaba ari umuntu mukundana? Hanyuma rero ikindi kintu kindi ushobora kubireberaho, nuko ibiganiro byanyu, amagambo yanyu, ibiganiro mugirana, amatelefone muvugana, byose bishingiye kuki? Ku mibonano mpuzabitsina. Nongere ngo usubiriremo ngo ukuyemo sex, ukuyemo imibonano mpuzabitsina mukora, ni iki cyasigara hagati yawe n'uwo muntu? Ni iki kibahuza? Ni iki ushobora kuvuga uti ewana ngenda bizi neza kanaka bimeze gutya? Ahangaha rero ongera wisubireho cyangwa se wisuzume, ureke kubyita urukundo kandi atari urukundo. Umenya aho uhagaze. Nsoza rero nagira ngo nkubwire ngo icara urebe situation urimo, urebe uwo muntu mukundana, urebe ni iki kibahuza. Hanyuma bitewe no guhitamo kwawe mugumane cyangwa se mutandukane, cyangwa se nanone umenye ngo mbega ahangaha niho mpagaze, munanabiganireho. Hari igihe wowe wumva ko kumukunda kandi we urwo rukundo atari ko ari rubona, we afite umurongo yaruhaye. Si byiza rero kwicara uzi kukunda umuntu kandi atari urukundo rubahuje. Icara wisuzume, cyangwa se iki kiganiro nawe ucyoherereze undi uzi ushobora kugira kucyumva kikamugirira akamaro. Nari Barada, ukomeze ugira ibihe byiza.